kera yari inkwano yari inka ariko ubu ni amafaranga ugasanga bagiye mu biciro nk'abari guciririkana itungo iki ariko dusubiye ku muco nyarwanda ubundi byari bikwiye ko ibintu by'amafaranga tutabyinjiramo cyane ahubwo tukinjira inka ifite akahe gaciro. Ese byagiye mu mategeko nk'uko fanta igura 400 akaba ari ikintu kizwi bakavuga bati niba nta nka wabonye ntabwo wemewe kurenza aya ngaya ngo ugore umwana. Hano ntabwo ari ikiguzi bivuze ngo amafaranga ibyo biciro bajyamo kaba ari kugura umwambaro bari kugura ishati cyangwa ipantaro icyo kibazo cyaba ari kugurisha ihene ngo 2,000 ngo 3 ngo 1 ngo 1,500 aya burya ni nko kugurisha. Ubu birababaze kubona umwana ajya gushaka kajya gushaka akavuga ngo arajya gukodesha umugabo umubera se agakodesha na nyina ngo sinshaka ko kumbira mama hariya mu bukwe nyina hari se nyina hari nyine. Umusore abona amaze guhararukwa umukobwa bari inshuti wa mugani yaramwishimishijeho yarakoze buri kimwe cyose hari n'igihe batamuzi neza yarangiza agahita amuhereza undi mugenzi we. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi bireze mbere abantu bajyaga gusaba ugasanga impundu ugasanga amashyi ariko ubu impundu ni ukuzisaba ntago bizaba ngombwa ko bazirikodinga ubukwe bwazajya buba bakazajya bashyiramo izo barikodinze. Hari imigani igomba gucika hari n'igomba cyangwa se kwa kundi bavuga ngo ijya kurishihera ku rugo ubwo bavuga inka ku rugo zizahera gute kandi ari amakaro n'amapave. Umwana w'iki gihe ntakimenya ko se ari se ngo menye ko nyina ari nyine nyirasenge ari nyirasenge nyirarume ari nyirarume buriya bari ababyeyi navuze haruguru bose nibo bahanaga wa mwana. Ariko ubu birababaze kubona umwana ajya gushaka kajya gushaka akavuga ngo arajya gukodesha umugabo umubera se agakodesha na nyina ngo sinshaka ko kumbira mama hariya mu bukwe nyina hari se nyina hari nyine akanga ko nyina amuzira mu bukwe na se amuzira mu bukwe ngo nta baturage ngo biyo Kigali barabakodesha ugakodesha n'abasore none se umva babasore biyo dukunda kuvuga iyo mu cyaro za muzo za Kinigi muri bisate za ntebe y'ingwe babo ngabo ntibashaka ko ngo baza mu bukwe bwabo bakazokodesha. Ugi Kigali ugashaka umukobwa mugomba gusezerana ugasanga abasore baraguherekeza ugasanga nura kubera so bukwe na nyoko bukwe ari abantu bateguwe babandi biwanyu iyo kwivuko n'abakobwa bazambarira umugeni nta numwe muzi ari umusore nta numwe azi ari n'umukobwa nta numwe azi bose barateguwe barakodesha. ubu ni umuco. Reka tubaze Kevin Setora arankoreye cyane anshima aho nashakaga kwishima harya bavuga anshimaho n'ishyikira. Yes. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi bireze mbere abantu bajyaga gusaba ugasanga impundu ugasanga amashyi ariko ubu impundu ni ukuzisaba ntago bizaba ngombwa ko bazirikodinga ubukwe bwazajya buba bakazajya bashyiramo izo barikodinze. Ubwiye ko niba bakoresha mu bukwe barikodinza aramfashije cyane iyo bari gukwa inka barayikodinga kandi ubundi imbere inka yarazaga umuryango ukayibona kuvumirira mu rugo ariko none ubu ni mu byuma bati twakoreye muri beneri byumvikane rero ko no mu minsi iraza impundu yarakoze kodinga hanyuma niyo murebye hano ni muri Antelope noneho nkamwe muri generasiyo uko biri kose ntabwo ari nk'iyabasetora nubwo muracyari hafi mubona hakorwa iki kugira ngo ibyo bicike? njye mbona nk'abanyarwanda bakongera bagasigasira umuco bakongera bakibuka umuco gakondo w'u Rwanda apana ibinyamahanga kumva ngo abanyarwanda bahindutse abanyamahanga nabo kubera umuco w'amahanga batazi ngo nasobanura iki. Hari uruhare rw'umubyeyi hari uruhare rwa leta hari n'uruhare rw'umwana nyirizina ubona rufite intege nke ari uruhe? Ni urw'ababyeyi. Katugaruke kwa Setora mbere y'uko nkubaza ibyo ngibyo hari akantu tuvuzeho mbona ushaka kugira icyo ukongeraho ku bijyanye n'inkwano
nta gacyo ashaka gushyira ku nkwano. inkwano ubundi inkwano cyari ikimenyetso gikomeye ko umuryango wari runaka utanze umugeni kandi ko nabo bakiriye umugeni, bivuze ngo inkwano cyari ikimenyetso gikomeye kandi gikomeye koko, ku mpamvu eshatu zikurikira. uwamara gutangira iyo nkwano yakoye inka, iyo bakoga bakayita inka y'indundu n'inka y'ingwate, bivuze ngo iyi ndundu n'ingwate, iyi ndundu yabaga iya burundu utayitezeho ikintu. iyi ngwate yagombaga gukobwa uwo mukobwa, ariko yazabyara bakakurongoranya nawe bakaguha inka izagaruka iwanyu. inka yabaga ivuye mu rugo rw'umusore, inka yabaga ivuye mu rugo rw'umusore igiye gukobwa umukobwa mu rugo rw'umukobwa, mu muryango w'umukobwa, ariko yazabyara na rwa rugo wa muryango wa musore nabo bakabarongoranya inka kugira ngo rwa rugo rukomeze narwo rugire inka. uri kubyumva? ariko ibyo ngibyo ngira ngo ntibikibaho. iyo barangije kuyatanga y'amafaranga muri y'abahasha, yandongoranye bayitanga ako kanya, bakayirangira bakayitsembera aho ngaho bakoreye ibirori, bikarangira. ikindi wenda biterwa hari n'amajyambere turiho, kubera ko inzuri zarangiye hari simbizi, abandi bazadufasha gusesengura iki kiganiro, kubera ko nta hantu ho kuziragira, ko henshi ni mu makaro, henshi ni amakaro, ni amapave, ni ibiki, ashobora kuba aricyo kimwe mu bibazo, ariko ntibyatuma tudasigasira wa muco ko byibuze hacyashoboka haboneke. umwe mu banyamakuru nzi mwakoranye cyane bazi ibintu by'amateka, dushaka kuzamwifashisha wowe nawe mukadusobanura kuri iki kintu witwa Tuyishime Jadofisi. yego, mukadukorera ubusesenguzi kuri iki kintu, kuko ndumva bigoye cyane, bisaba amateka menshi. icyiza cyabyo rero nk'uko nari nabikubwiye, inka bakwaga umukobwa, yabagaho igakamirwa abana babyawe na wa mugeni cyangwa wa mukobwa. nyiri ukuyikobwa yanasaza ikazasiga hari izindi yabyaye mu rugo, bakavuga ngo iyi nka ikomoka kuri mama, niwe bayikoye. izi nka ziri hano mu rugo zikomoka kuri mama, izi ziri hano mu rugo zikomoka kuri mama. umuco ugakomeza gutyo, ukaba akarandatane, bigakomeza gutyo. ariko ubu ngubu nakubwiye ngo inkwano irangirira aho bakoreye ubukwe, aho bita muri reception, bikarangira. nigeze numva banavuga ngo ziriya nkwano z'amafaranga batanga ni nazo zifasha umukobwa kwitegura ubukwe. ibyo byashoboka ko sinigeze bikora, ahubwo wenda nibyo twazashakisha tukabikora ubusesenguzi. ariko ni nabyo nakubwiye, ese ko baba batanze iyo bahasha koko y'amafaranga barimo cyangwa ntayabarimo. Gashobora no kumvikana ati tuzayazana ikindi gihe. Nubwo wanayabona rero, kuyakira si bibi, yakire ariko uguremo ya nka bigaragare ko wa mukobwa yakowe. Bya biri navuze, abana bazavuga mu makaro. Ariko ntiwabura nawe uyiragira, kuko mu Rwanda ntabwo tubuze inka. Dufashe. Gukobwa inka muri iki gihe no gukobwa amafaranga, ubona icyoroshye ari iki? Icyoroshye ni amafaranga, ariko icyiza ni inka, kuko ari umuco nyarwanda. None twari twamaze kubaza ngo ku bijyanye n'umuco tunga agatoki hehe, watubwiye ababyeyi kugeza ubu ngubu batuye mu makaro nk'uko Setora yabivugaga, mu mapave, mu ki, izo nka bazaziragirira. Icyo ni ikibazo rusange byo. Ni ikibazo, hari umusaza duturanye niwe ugivuga. Ariko ibikuyu ntabwo byacitse, uretse ko kera wina inka, buri rugo rwabo rurimo inka, urugo rurimo inka, ariko hari abantu bazikusanyiriza ahantu. Ubu leta yavuze ngo inka si ngombwa kubana n'inka mu rugo, inka zifite ahantu zigomba kuba, ariko bikumvikana ko buri muryango ufite inka. Kuko gahunda ya gira inka nayo yaraje. Gahunda ya gira inka si yaje mu Rwanda, yaje itazi ko ayo makara hari n'ayo mapave. Zifite aho zizororerwa zigomba kuba, ariko ntubivuze ngo inka zaracitse. Erega wowe kumva ko umuco nyarwanda wacitse kubera itera ugomba kubaho. Twe tukiri aho ku nka, twongere tugaruke inyuma gatoya. Iyo bagiye gukwa y'amafaranga bakayatanga, ujya ubona ko mu bukwe bazana igisabo. Yego. Gisobanuye iki? Igisabo barakizanye, kandi igisabo kijyana n'inka n'injishi yacyo ibihari.
ubwo ko bazanye igisabo inkiriye noneho bakabwira wa mucuranzi w'ibyuma bya ruzungu ngo nashyiremo ngo nashyiremo ngo ijwi ry'iyo nka irimo ivumera nyumvira uwo muco igisabo bakizanye nibyo ndabyemeye ndabikunze inkiri heye. aha tukiri kuri iyo ngingo rero sasa ndashaka ngo tubwire nta kuntu byakorwa koko hakajyaho itegeko rivuga ngo niba ugiye mu misango y'ubukwe gukwa niba umuco nyarwanda ari inka iyo nka nize niba idahari mutahe nimugore ubundi byakagombye gukorwa gutyo nabyo navuze ariko kuba bidakorwa ntabwo nabyanze navuze nibyo ariko amafaranga yatanzwe yakagombye kugurwa yanka iyo nta gisabo cyagaragajwe mu bukwe cya gisabo cyagaragajwe mu bukwe kizajyemo ya mata kizacunde ya mata ava kuri yanka. uko biri kose uri mukuru kuturuta hari ikibazo cy'amatsiko reka duse n'ababihuza n'ukuntu abantu bari gushaka bakabona bitakoroha agahita yitwarira umukobwa bakajya kwibanira ntabwo cyaba ari ikibazo cy'inkwano ziri hejuru kubera ko bitakiri inka byabaye amafaranga. icyo nacyo kirashoboka ariko ntabwo nagishyigikira cyane nanone ahubwo gishobora kuba kinaturuka kuri bya bindi nahereyeho nkubwira ya myitwarire mibi y'abana. abana barahuye baravuganye baragiye erega buriya ubushobozi niyo bwaba bwanabuze imiryango ibiri yamaze kumvikana umukobwa bamushingira cyangwa ishobora no gushaka mu bundi buryo ariko umukobwa agashyingirwa ariko atijyanye. erega reka nongere ngaruke kuri icyo ngicyo naho binaturuka ni ibi bintu byateye izi mbuga nkoranyambaga umwana ari hano ashuditse n'undi uri muri Amerika cyangwa i Burayi ku mbuga nkoranyambaga za Facebook, WhatsApp, Instagram none akaba inshuti n'umuntu atanazi atazi ni wabo kandi ukiri umukobwa yararambagizwaga buryo umukobwa yararambagizwa cyangwa se kera hahozeho n'abaranga ntabwo wabonye umuntu ujya gushaka adafite umuranga. none se uyu munsi iyo babikoze na Facebook na Instagram ariko ni umuranga uyu munsi iyo babikoze mpera mikoro Kevin uyu munsi ari kitwa pass yego wowe ntago ari umuco ingeso mbi uwo ntari umuco kuki atari umuco kandi mbere byarabagaho mbereho kubera nyine ari umuco nyarwanda warangirwaga n'umuntu uzi uwo agiye kukurangira aho avuka aho akomoka n'imiryango avukamo ariko ubu ngubu nshobora kuguha pase yego ariko wenda iyo pase nguhaye nayikuye kuri WhatsApp nk'uko yabisobanuye kuki sutama nese ntabatanga pase bisobanuye neza pase uvuze ni pase imeze gute ubwo pase ya kera itandukanye na pase biratandukanye cyane gute none nibyo nshaka ko Kevin asobanura icyo gihe ntabwo yakoraga amahano nk'ayo uwo nguru uvuga w'iki gihe ariko byashoboka ko n'ubu ngubu yakora ibintu bizima kuki biri kuba negative gusa bivuge neza niba reka bisobanure umuranga yabaga ari igihango kandi uwahemukira igihango yapfaga atunga inda ngo wajya kurangira umukobwa wari unaka ukamurangira umusore wari unaka kubera ko wabaga umurangiye umuryango mufitemo igihango. iyo wamurangiraga rero iyo wamurangiraga umuntu kandi wifitemo inyungu cyangwa se ari byinshi inyuma igihango ntabwo cyakwihanganiraga none se uretse igihango cyarakwicaga niwo wa muco navuze. ariko iyo nda yaratumbaga koko ibyo nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro kwacyo ariko niko igihango cyari kimeze kubahiriza umuco ni nacyo abantu batinyaga nuko bazi ko igihango kiriho kuri mu kiri gihango agomba gupfa. none dushyigikira umuco wo kuvuga ngo kansoza nkubwire izo pase ebyiri wavugaga aho zitandukaniye pase ebyiri abadukurikiye kuri Iroma studio baze kubyumva neza icyo nshatse kuvuga. pasi ni umuranga wa kera namusobanuye umuranga w'ubu rero ni wa musore umara kwishimisha kuri wa mukobwa akamara kumwe yewe hari n'abarangira abandi bamaze no kubatera inda ibyo ntabwo byabagaho. izo pasi rero urimo tubwira gutyo uwo muranga w'uyu munsi atandukanye n'umuranga wa kera. ndatekereza bisobanuye neza hanyuma nawe ni kubyumva kare niko mbyumva pase z'ubu nk'uko abivuze umusore abona amaze guhararukwa umukobwa bari inshuti
wa mugani yaramwishimishijeho yarakoze buri kimwe cyose hari n'igihe batamuzi neza yarangiza agahita amuhereza undi mugenzi we. icyo turi kumvikanaho twese ni ukugaruka ku muco, hanyuma tugaruke ku muco dushyigikire ko nta mugore ugomba kuzongera kurya inyama y'ihene. nibyo Kevin? oya inyama y'ihene nakubwiye ko mu muco hari ibigomba gukomeza gushyigikirwa tukanakomeza koko tukabiha imbaraga, ariko hari n'ibigomba kuvaho. Twakomeza kwambara impuzu kandi imyenda yarabonetse, tureke kuyihindura ukundi tuyambara uko twakagombye kuyambara. Ikindi icyo wari uvuze cya ibyo kurya, imirire ntacyo ihindura ku bantu, umugore cyangwa umugabo. Ahubwo icyo navuga ni uko umuco abakera bagiraga, bashobora kuba abagabo baragiraga inda nini gusumbya abagore, bakabaga ya hene, none se umugore ko yitekaga ntanumve ko harimo umunyu, urumva ni ikibazo. Icyo gihe habaga harimo kwibona, ariko ubu ngubu niyo mpamvu hariho n'uburinganire. Nta n'uwambaraga ipantaro ari umugore baramusekaga, bamuhaga urw'amenyo. Nta n'uwuriraga inzu bavuga ngo atakaje umuco, ngo yishe umuryango, ibintu nk'ibyo. Ariko ibyo byose umukobwa kuririnza akajya kubaka, akajya gusakara, umukobwa kwambara ipantaro cyangwa umugore nta kibazo kirimo muri ibi bihe. Ibyo byo ni ibintu tugomba kwikuramo, ariko ibindi byo tugomba kubiha agaciro kuko ntacyo bidutwaye. Ariko ibyo ntabwo twabigirira. Ndashaka ngo tugaruke kugira ngo twanzure ku cyitwa inkwano, kuko nicyo giteje impagarara cyane muri sosiyete nyarwanda. Umuhungu agakunda umukobwa, ariko umukobwa wo mu mafaranga. Mbega mubyeyi nawe wahise ubyumvira umuntu, yagerayo bati umukobwa wacu yiza n'aha, yiza yakora ibi, ugomba kumukwa miliyoni. Mu by'ukuri icyo kintu tuzagishyigikira gute? Kandi ugiye kuguramo inka ya 500 ntibayifata. oya bayifata. Ubundi ibintu byose ni ubwumvikane, nk'uko mugenzi wanjye ariko se none ubwumvikane gute niba umukire adashaka gushyingira umukene? oya barabashingira. None se nibwo nta kesi uzi zabo byabayeho? Ngenda zizi. oya bibaho, ariko ntabwo ari wa muco nyarwanda nyine. Niyo mpamvu natangiye mvuga ko tugomba kongera gusigasira umuco nyarwanda, kuko kera yari inkwano yari inka, ariko ubu ni amafaranga. Ugasanga bagiye mu biciro nk'abari guciririkana itungo iki. Ariko dusubiye ku muco nyarwanda, ubundi byari bikwiye ko ibintu by'amafaranga tutabyinjiramo cyane, ahubwo tukinjira inka ifite akahe gaciro, ku buryo ninguha ayo mafaranga nje gukwa, ayo mafaranga ushobora kuyabonamo inka. Ariko navuze ngo oya, niba atari miliyoni umugeni simuguha, ahubwo inka yabonetse umugeni ndamuguha, kuko inka yabonetse. Niko mbyumva. Hanyuma se abuze ubushobozi bwo kuzana inka, akabona amafaranga makeya yo kuba yagura inyana, ubwo make ni nkangahe? Ntabwo mbizi, ariko twari turi ku kibazo cy'uko n'inkwano kubera ko zavunjwe mu mafaranga zisigaye zihanitse, ku buryo umuntu ashobora kubura amafaranga y'inkwano kubera ko ahanitse. Setora dufashe, ntabwo ibi byaba ikibazo kuba inkwano ziri hejuru cyane, hanyuma bigatuma n'abasore gushaka ari nayo nduru ihari mu Rwanda, ngo umuntu ntabwo ashaka kandi arakuze, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ikibazo gishobora kuba ari inkwano ziri hejuru. Ikibazo ntabwo ari inkwano, ikibazo ntabwo ari inkwano, kuko na kera hari n'abaga badafite inkwano ariko bagashaka abagore, bakazana abagore kandi bagashyingirwa. Ikibazo ntabwo ari inkwano, ahubwo ikibazo ni wa muco navuze, bya bindi umusore yavuga ati njye ndigabo nzabyikorera. ariko buriya wari uzi ko no gutenda byabagaho kera. Gutenda uzi icyo ari cyo? Gutenda wabaga adafite iyo nkwano, yabonaga umugore, ariko ya nkwano akazayikorera, ariko akabona wa mugore, ariko akamutwara muri bwa buryo bwemewe bujyanye n'umuco. Nabyo ngo nta nkwano mfite ngo reka mwibe mujyane, ngo kubera ko ntazayibona. Sura mwiba gute? Cyangwa nuko ubuzi yuko nutatanga ayo mafaranga utazamubona, nyine batazamuguha. Ese byagiye mu mategeko, nk'uko fanta igura 400 akaba ari ikintu kizwi,
bakavuga bati niba nta nka wabonye ntabwo wemewe kurenza aya ngaya ngo ugore umwana. akaba yagura inka. Yes. Kuba tuti mbo inkwano nta muntu wemerewe kujya hejuru y'aya ngaya ngo agore abana. Yego. Nabyo byakunda. Ariko ntujye munsi y'amafaranga yagura inka. Hanyuma se kuki tutakwifashisha bwa buryo Setora yavuze, Setora harya wabwise ngo iki kuba baguha umugeni ukaba wayakorera nyuma igihe adageze ku nka. Ni ugutenda. Gutenda ni kwa gutenda. Kuki tutakoresha gutenda? Wenda ntibibe cyane ariko igihe atageze ku nka mukaba mwayakira mukayazigama ahantu hanyuma yazabona. Ubwo bakaba bagukopye. Umwana wo wakwemera kujya gutenda. Rero baba bagukopye. None Setora ikibazo kiri ku babyeyi. Ntabwo byakunda. Setora ikibazo kiri ku babyeyi batakwemera gutenda ni ku bana. Uwo mwana ntiyakwemera kujyayo. Uwakubura ngo ujye kuba kwa soko kwa nyoko ko wajyayo. Kuki suta nuvuga ngo gutenda no kugenda ugakora bakazamuguha. Ntabwo wajyayo nyine. Ariko noneho ubwo ariko uburyo nibura bwo kuba bamanura leta igashyiraho igiciro kiri fix minimum kavuga ati nta muntu wemerewe kujya hano. Ibyo byo sinzi niba byashoboka ariko leta ibikoze bigashoboka byarushaho kuba byiza. Ariko bishobotse byaba ari byiza pe. Aho kugira ngo abana bajye bijyana uko bashaka uko babonye ni naho hava ingo zasenyutse za buri kanya za buri segonda. Niba abandi baba barajyanye baba barashingiranwe batanaziranye badakundana. Undi ati nagukoye menshi akamuhindura igikoresho cyo mu rugo. Buriya niyo mpamvu kera ibintu nk'ibyo bitabagaho. Kuko iyo umuntu mukoye amafaranga gusa n'uwamuguze ngo naramuguze. Ariko nyina kubera ko inkwano ari ikimenyetso. Inkwano ntabwo ari ikiguzi. Bivuze ngo amafaranga ibyo biciro bajyamo kaba ari kugura umwambaro bari kugura ishati cyangwa ipantaro. Icyo kibazo cyaba ari kugurisha ihene. Ngo miliyoni 2 ngo 3 ngo 1 ngo 1,000 ngo miliyoni 1,500 oya. Burya ni nko kugurisha. Ariko inka uko yabaga ingana kose yapfa kuba ari inka. Kwa ina bakwaga 8. Ni naho baturugaga y'amazina ngo bamukobwa jana, ngo bamutumwa inka, ngo bamunganya inka, ngo bazana inka. Amazina nkayo ngayo niyo yagaragazaga ko umukobwa ari koko ari mukobwa jana ari mutumwa inka ari zana inka ari munganya inka. Ndi kubona Kevin afite icyo ashaka kongera. Umwana bamunganyaga inka. Uko mbyumva nkuko mugenzi wanjye bivuze. Inka ntabwo ari kiguzi. Ahubwo ni ishimwe ry'ababyeyi. Bisobanura ko aba ari ishimwe umuryango w'umusore uhaye ishimwe umuryango w'umukobwa werekana ko bareze neza. Njye niko mbyumva. Numva ko ari ishimwe atari kiguzi. Niyo mpamvu numva ko bitari bikwiye ko bajyaho ngo baciririkanwe ngo miliyoni 1 wamugani wa mugenzi wanjye. Nuko mbyumva. Hanyuma tugana ku musozo noneho reka turebe ese ababyeyi babyitwaye reka tugume kuri Kevin. Ababyeyi babyitwaremo bate? Urubyiruko rubyitwaremo rute? Hanyuma na leta ibyitwaremo ite muri iki kibazo? Ababyeyi bakwiye gushishikariza abana babo ko batagomba kwishingira. Abana nabo bagashiramo ingufu. Niba ari ya nkwano igishakishwa bagategereza inkwano ikaboneka. Nicyo numva ababyeyi bashishikariza abana. Leta noneho nayo nuko numva ko yashishikariza abaturarwanda gusigasira wa muco ku nkwano. Ku nkwano bagashishikariza bavuga bati umuntu tuzasezeranya mu murenge ntuzaba ari kwemera ko afite inka cyangwa ikiguzi cyagura inka. Niba afite ayo mafaranga akaba yagura inka. Hanyuma ikavuga iti ntibazarenzanya ngo bajye hejuru. Unarengeje hejuru nta kibazo. Kandi twabonye aricyo kiri gutuma abantu babona mu buryo bw'igiciro. Ntibikorwe mu giciro. Ariko inka iboneke. Nkiboneke. N'ubushobozi ufite byaba inyana ariko iba ari inka. Bigaragara ko inka yabonetse. Kandi ikindi niba ari umuhango wo gukwa. Inka igaragara nk'ikimenyetso mu bukwe. Apana za audio twavuze. N'impundu zigaragare. Dusigasire umuco nyarwanda.
nicyo njye nakwisabira abaturage. hanyuma leta kuri cya kintu twavuze cy'imyambarire, ababyeyi twabonye uko barabyitwaramo ni ukushishikariza abana kubaha uburere, kubigisha. Leta icyitwaramo gute, cyane ko kinahangayikishije umwana kugenda yambaye ubusa agahura n'umugabo agahita kubita hasi. Leta nayo yadufasha gushishikariza abaturarwanda ko bagomba kwambika abana babo, ababyeyi cyane cyane bakambika abana babo, yaba ku maradiyo yaba he, igashishikariza ababyeyi kwambika abana, ikabumvisha n'ububi bwo kwambara ubusa. Nicyo ngicyo. Ese buriya byashoboka ko umuntu wafashwe ku ngufu yambaye kuriya ikirego cye kitakurikiranwa kubera ko aba yabyiteye? Oya, kirakurikiranwa kuko ariko ubwo uwo muntu ntaba azize ubusa uwo mugabo. ntabwo aba azize ubusa, nawe ntabwo akwiye kugenda ari gufata abantu bose avuga ko bambaye. Setora dufashe nawe na Setora ufite uburenganzira bwo kubona undi uko yambaye ngo amusagararire, kabone n'ubwo baba oya n'ubushotoranyi, ariko ugushotoye wese siko mugirana amakimbirane. kubera niyicarubozo oya ubwo ni kubyawe, ni kubizi wowe, ni kubizi, ni kubibona, byeze ko mbibona. Gusa uzabikora bwo amategeko arahari azamukurikirana. Njye numva ntamushyigikira rwose, kuko si ubireba iki ubireba iki nubireba bazagutema ngoto nyine, nta kundi uzabyihorera uzikomereze. tuduha umwanzuro cyane cyane kuri biriya by'inkwano twavuga. Njye ku bijyanye n'inkwano numva uko nabivuze, nta kindi narenzaho. Ari na minisitiri ngira ngo muri za 84 yari minisitiri w'umuryango, yari yavuze ngo kubera ko inkwano ari ikimenyetso atari ikiguzi, ko no gukwa n'isuka byarushaho kuba byiza. Yari yanabivuze, banabivuze n'ibyo iryo teka bari banaritoye, kugira ngo byibuze buri musore wese abashe kubona uwo akunda n'umukunda, babone uko barwubaka, babane neza. Ariko cya kimenyetso yaragitanze. Ikintu cyiza cyane. Icyo kintu cyari cyatekerejweho, ariko ntibyaje kurangira bidakozwe. Sinzi niba ari aho byigeze gukorwa, ariko niba hari aho byakozwe byari byiza kuko byari byanavuzwe. Ariko muri iki gihe tugezemo, ibintu byo kuvuga ngo za miliyoni ngo 2 ngo 3 ntabwo njye bishigikira rwose. Inkimwe ikaboneka bakayikwa ikagaragara, ariko batitwaje bya byuma twavuze, batajijishije abantu, igisabo kiboneke, inkongoro zikaza mu bukwe, yanga kabure se cya gisabo birangira kigiye gikoreshwe umuteguro muri salo. None igisabo se bagitegura muri salo cyangwa nicyo gukoreshwa, bagikoresha bacunda amata, hanyuma nka bagaterekamo amata. Minisiteri ibishinzwe ihora inabivuga ko umuco nyine tugomba kuwusigasira tukawugumaho, ibigomba kuvaho bikavaho, kuko hari n'imigani tutagomba kugumana, ariko hari n'imigani itagomba gucika. Hari nk'imigani tugomba kugumana itagomba gucika, igomba gucika burundu, kuko hari nko bavuga ngo uruvuza umugore ngo ruvuga umuhoro. Bivuze ngo uburinganire bw'umugore n'umugabo ngo ntibigomba gushoboka, ngo ubwuzuzanye bidashoboka se. Umugore ashobora kuvuga mu rugo nawe ukavuga, ikidashoboka se niki? Ubuze nta bintu umugore yakora mu rugo kandi njye ntakora. Ngo tuzayigarukaho, ahubwo tubwire hari imigani igomba gucika, hari n'igomba, cyangwa se kwa kundi bavuga ngo ijya kurishihira ku rugo. Ubwo bavuga inka ku rugo zizahira gute kandi ari amakaro n'amapave? Iyo migani rero, hari imigani igomba kuvaho, ngo amaboko ataresha ntaramukanye. Kuki ataramukanye? Hari abana bigeze guhabwa imyitozo ku ishuri, ariko abo bana njye nese mbabonamo abahanga, bavuga bati mwarimu ati muzuze iyi migani, ngo amaboko ataresha bagashyiraho utudomo, mwarimu agashyiraho utudomo ngo abana buzuze, ngo itazi kurisha bagashyiraho utudomo ngo abana buzuze. Umwana umwe aravuga ku mugani wa mbere ngo amaboko ataresha, ashyizeho utudomo, umwana aruzuza ngo barayaca. Kumva byaye bimujijije ngo barayaca, nawe unyumvire ngo barayaca, kumvuga nta kindi yasubiza, yakangana. Kuko ubundi niba ntangana nawe, nta mpamvu yo kudahobera nawe, nta mpamvu yo kutagusuhuza, nta mpamvu yo kudasangira, nta mpamvu yo kutabana. Ariko icyo byavuga kuri iyo migani ni uko abantu batanganyaga ubukire batagombaga gusangira. Nicyo byari bivuze, nicyo umugani wasobanuraga.
abatanganya ubukire ntibagomba gushyingirana. muri make hari ibintu bigomba guhinduka kugira ngo umuco wacu usigasirwe. wa mwana nanone umugani wa kabiri ngo ijya kurisha umwana atera mu kigunda. Mu kigunda ubwo ni umuntu uza mu gikuyu iyo ubwatsi burimo urwuri niho mu kigunda. Kandi ngo yakagombye kuvuga ngo amaboko atari ngo ijya kurishera ku rugo. Kandi ku rugo ubona amakaro n'amapave. We yararebye asanga amapave y'iwabo n'amakaro y'iwabo. Amatava ku igare. Ni ukuvuga ngo rero hari imico, hari imigani igomba kugenda ihinduka mu muco, hari n'igomba kugumaho kubera iki twigisha n'iki tumariye. Kimwe nuko mu muco hari ibigomba guhinduka n'ibindi bigomba kuvaho kubera icyo bitumariye. Nuko bimeze. Hanyuma umwanzuro wawe ku ruhare rwa leta kuri iki kintu kijyanye n'inkwano ziri gutuma abantu badashaka. Nyine kubera ko ari minisiteri y'umuco yakagombye kuzareba uburyo yabisesengura, noneho umwana wese akibona muri rwa rugero rwo gushaka kandi agashaka bitamugoye. Si itegeko gushaka, kimwe nuko n'ushatse nawe atabihanirwa, ariko no gushaka si itegeko. Ushaka wabiravuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Oya, na Paul yarabivuze ati Paul yaravuze ati ariko uko biri kose mwese ariko gushaka ntabwo ari itegeko. Ntabwo ari itegeko, ariko ni kimwe mu muco mwiza w'umunyarwanda, mu buryo bwiza bwo kubaka umuryango nyarwanda, kuko udashatse abantu bazagira bagashira bakarangira. Ndabashimiye ko mwemeye kumva ubutumire bwacu nyakubahwa Setora. Hari ikintu wumva mu munota umwe wabwira abanyarwanda? Uretse kubashimira gusa aho bambonaga cyane hano kuri Kiroma Studio, ariko nabashimira cyane abo dukunda gukinana cyangwa se abafana bacu bakunda kunkurikirana cyane mu kiro cy'urukundo, kuko niyo ubungubu niyo filime ngezemo, ikiro cy'urukundo Iris Rwanda, aho ngo nibereye. Kugira ngo rero icyo nabashimira cyane ni ugukomeza kujya badushimira, nanzwe uko tubashimira kandi bakajya bakomeza kujya bakora subscribe iyo babona hari icyo twabaganirije nk'ibi ngibi, hanyuma tugakomeza tukabana nabo dutera imbere kandi nabo batera imbere. Hanyuma murakoze cyane Setora. Hanyuma Kevin, wavuze byinshi ariko akari ku mutima. By the way, nibagiwe kuvuga ko usa n'abanyakoreya. Uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda. Okay. Nkaba ndi umunyamusanze. Nabonaga Setora kureba ukuntu. Hanyuma tubwire nawe akari ku mutima. Ariko ushobora kumbeshye ntabwo ari njye wamureba, kuko uramureba ahubwo. Ahubwo njye namukebukaga nawe wamureba. Akari ku mutima ni ukubashimira cyane, mwakoze kuduha uyu mwanya kuri Iroma Studio. By'umwihariko nshimye abakurikirana ibiganiro kuri Iroma Studio n'abayigana muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane. Ese mba namurebye simba nabonye kano. Ese ntukabona nyine nibwo murebye, ariko mbere namureba. Hanyuma reka tubashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ikiganiro cyo nakagaruka, ariko mbibutse mukore subscribe, like, share, comment. Hanyuma nawe muduhe ibitekerezo muri comment, mutubwire muti ese koko inkwano ntizikwiye kugabanya cyangwa zigashyirwaho igiciro ntarengwa, kuko hari ababyitwaza bakazamuka hejuru cyane, harimo n'amananiza bashyira ku bana bigatuma bamwe bishingira. Hanyuma nanone umuco mubona mute? Aho muri comment tuzabona, abatumirwaho tuzajya tugaruka kenshi cyane. Hari n'ibindi biganiro bizakurikira byinshi. Ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza. Murakoze.